rero ntago nari mfite ikibazo cyo kujya mu gushiftinga muri forex trading. Noneho njya kuri internet, buriya ikintu gikora bitewe n'umumento cyangwa se n'umuntu wakugendaga ugufata ukuboko ibintu yakundaga. Njye nyine nk'abamento banjye ba mbere bakundaga cryptocurrency. Ubwo nibyo bintu bagendaga bankiramo banyinjijamo. Ubwo njya kuri internet ndavuga ati ese cryptocurrency na forex trading kiri beta ni iki? Ubwo nimaze gukunda ino kariyeri cyane. Ubwo numva nubwo nahoragamo n'ibihombo nabonagamo n'inyungu, kuko wenda nk'abambonaga nabagaho ubuzima busanzwe nyine bwiza, nta kibazo mfite ntasaba umunyu, bya bindi mu Kinyarwanda bita ngo ntago usaba umunyu. Ntangira kubikunda, ntangira gusa nkaho kariyeri nsa nkaho ntayikunda cyane, ntangira kubona ko bino bintu bishaka kuvamo akazi cyangwa se bishaka kuvamo umugati mu Kinyarwanda. Ndavuga ati bino bintu why not ntabikomeza. Nkora research ndavuga ati ari forex trading na crypto trading ikintu wakubakamo kariya ni iki? Ikintu cyaba long term. Crypto trading cyangwa se cryptocurrency in general ibamo amahirwe menshi, ushaka kukuretinga ukaba umumiliyoneri mu buryo bworoshye, mu buryo bwa chance. Nk'urugero, umuntu ashaka kukubwira ati ino coin ni nziza, ino coin yaje ni umukire wayizanye Elon Musk cyangwa se n'abandi, cyangwa se tugeze mu gihe cyiza muri season nziza kuko zigira ama season, ukahita uyigura from nowhere nta skills ufite ntaki, nyuma y'iminsi 5 cyangwa se nyuma y'ukwezi kabikubye inshuro 10. Ubwo niba washyizemo miliyoni 10 ugahita yikubye inshuro 10 ngo bigeze miliyoni 100, ubwo utangiye kuyirenga average people. Ubwo rero urumva ko cryptocurrency isa nkaho amahirwe aza mbere. Ndavuga ati ko ngende umuntu udahura n'amahirwe cyane, ikintu umuntu ajyamo kikaba akazi, cyakaba ikintu ukora kikamera nk'umwimerere, akaba aricyo kintu ufata ukayishingamo ukavuga ati kino kintu nicyo ngiye gukora kibe kariyeri, kibe passion. Ni iki? Nsanga ari mwiriwe neza. Uyu munsi mugiye kureba urugendo rwanjye cyangwa se mugiye kumva neza gukurikira urugendo rwanjye, yaba muri forex trading cyangwa se crypto trading. Wewe ufashe uno mwanya ukareba ino video kugeza itangiye kugeza irangiye, urabasha kubona urugendo nagiye ngira, challenge nagiye mpura nazo, ibintu byose nahuye no muri urugendo ngiye kubibabwira. Biragira abantu benshi bafasha, kuko urugendo rwanjye ni urugendo usa nkaho rukomeye cyane, ni urugendo rwari rugoye cyane, kuko uru rugendo cyangwa se ino nzira ya trading hari impamvu yatumye nyijyamo. Wowe nkurikiye cyangwa se wowe ndeba, ushaka kuba ufite ibintu byinshi wifuza mu buzima. Ushaka kuba wifuza kugura inzu, kugura imodoka, kwishyura abana minerivare, wifuza ibintu byinshi mu buzima wageraho, ariko ukaba wibaza impamvu cyangwa se wibaza uburyo uzabigeraho. Icyo nakubwira cyo birashoboka, bishobora kuba byakunda. Ushaka kunyura inzira wenda naciyemo, cyangwa se ukakora n'ibindi bintu bitandukanye, haba business nyinshi zitandukanye bitewe n'ibintu ushoboye cyangwa se ibintu uzi wize mu ishuri, mu buryo bw'ishuri, mu buryo buri academique, ariko ushaka kuvuga ati kangerageze bino bintu. Njye natangiye forex trading nyuma gato yuko natangiye crypto. Nyuma yuko natangiye crypto niyo yatangiye mbere. Wenda reka mbabwire urugendo rwanjye rwa crypto trading. Crypto trading nabanje kumenya ibintu bita MLM. Sinzi nimba mubizi ibintu bya supermarketing, za alliance, byaki zira business zose ubona inyungu ari uko hari undi muntu akujeho inyuma. Bamwe bakunda kubyita ngo ni pyramid scheme. Izo business nizo business za trendingaga cyane muri 2018 mu 2017. Ni abantu benshi bagendaga bazimenya cyane, ni naho zase nkaho zibuminga cyane. Icyo gihe nigaga muri kaminuza mu mwaka wa kabiri ndakeka. Urwo rugendo twarugiyemo sinarutindaho cyane, ni urugendo rwari rugoye cyane. Urumva zira business niyo mpamvu wenda leta isa nkaho izibuza. Ni business wunguka cyangwa se ugira inyungu ari uko hari undi mugenzi wawe wagiyemo, nyine wagiyemo akajoininga, ukamusponsoringa, akajoininga, ya joininga ukabona amafaranga, ukabona inyungu. Izo business rero usanga abantu benshi bahomberamo, kuko nyine iyo zibuza abantu
bazinjiramo zirahomba. Niyo mpamvu wabonaga leta cyangwa se na RIB muri rusange ishishikariza abantu benshi bakangurira kutazijyamo. Urwo rugendo ni rw'abantu benshi, wenda abantu benshi bagiye muri no industry ya trading ni rwo rugendo bagiye bacamo cyane. Nyuma yaho muri za 2019 niho twagiye twumvishe coin cryptocurrency, ngo hari coin yaje yitwaga ndakeka yitwaga Onyx coin. Iyo Onyx coin abantu benshi twayishoyemo twizera ko izagira agaciro nyuma. Twizeraga ko mu mezi 3 ana 5 hari ukuntu bagira ICO, wenda nzagenda bisobanura neza ninjya gusobanura ibintu bya cryptocurrency. Iyo ICO company igenda yishyiraho agaciro ka coin, kavuga ati wenda muri uko kwezi coin yacu iraba ari ku mafaranga 2, ukwezi kundi izaba ari ku mafaranga 5, ukundi kwezi izaba ari ku mafaranga 10. Urwo rugendo rero abantu benshi urumva iyo ufite icyizere yuko iyo project cyangwa iyo business urimo cyangwa se umushinga urimo mu kwezi gutaha cyangwa ukundi kwezi uzawikubye kabiri cyangwa se uzawiyongeyeho percentage runaka, aho hantu urishima cyane, wumva wanashoramo ibintu byose ukabitanga kugira ngo ujyemo. Urwo rugendo rero nirwo twatangiye kutwinjiza neza mu kintu cya trading cyangwa se cryptocurrency. Urumva bavuga ko ari cryptocurrency, bakavuga ko imeze nka za Bitcoin, ariko nazo zaje n'abantu benshi nibyo bagenda basanisha ngo Bitcoin yaje ari ku gaciro gatoya. Ngigenda ngo uko abantu bagenda bayadopta ngigenda izamuka agaciro kanini, ariko bakagenda babeshya abantu benshi ngo cryptocurrency zose niko zitangira, niko bimeze biteye zose, bakagereka ko cryptocurrency ari ikintu gitanga icyizere. Zanzozo ufite zo kugera kuri iki kintu no kugera ku kindi, ari cryptocurrency ize kugikemura. Ubwo kuguseringa nyine bameze nkaho barimo guseringa dream, barimo guseringa inzozi ushaka. Kuko nimba nk'ubu ngo mu buzima busanzwe urabizi ko ushaka imodoka, urabizi ko ushaka inzu, urabizi ko ushaka ibindi bintu bitandukanye, ushaka kugira amashuri ukajya kwiga hanze cyangwa se ukagira ubuzima bwiza ukatembera ugatravelinga. Iyo umuntu akubwiye ko ibyo bintu ugiye kubigeraho, uwo muntu mwumva kubi, ndetse sinashidikanya neza ko uwo muntu utamwumvisha amatwi yose. Ubwo rero iyo coin cyangwa iyo company baradupromotingaga ngo mu kwezi gutaha, mu kundi kwezi ngo igiciro iyo coin izaba igeze kuri iki giciro. Igera ku isoko aribyo bita exchange cyangwa se cryptocurrency exchange. Yageze ku isoko igiciro twari tuzi ko izajyaho ijya munsi inshuro hafi 1000 z'igiciro twe expectingaga. Icyo genda cyeka twe expectingaga ko izajya kuri 0.2 0.2 cyangwa se 2 cent cyangwa 20 cent izajyaho iri kwa gaciro, ariko ijyaho iri mu mazeru menshi cyane y'amadolari. Ubwo umuntu we expectinga amafaranga, inzozi ze nyine zitazirangira uko nguko. Ubwo aho ngaho niho twahise tuvuga ati se bino bintu ubundi ni ibiki, se ubundi trading ibiki batubwiraga iri soko, kuko baduhaye isoko iyo faranga turihuriraho, kuko ubundi twarigurishwaga na company, noneho tujya ku isoko. Murabizi ko iyo bavuze ngo ikintu ni isoko, ni ikintu kiba kiri abagura n'abagurisha. Ni hahandi nyine isoko rigira demand na supply, yigira abantu baza kugura n'abantu baza kugurisha product. Ubwo rero dusanga product twe turayifite, dufite supply nini, demand nta bantu bashaka kuyigura. Urumva nyine igiciro kitakijya hasi. Niko n'ubundi mu buzima busanzwe bwa trading bikora, haba hari abagura n'abagurisha. Urwo rugendo rero nirwo twagiyemo, twahumbiyemo amafaranga menshi, wenda ntago exactly ibintu by'imibare ntawe nyambivuga wenda mbishyira hanze, ariko twahumbiyemo amafaranga menshi. Hari abantu bahumbiyemo amafaranga bari barafashe mu mabanki, abantu bahumbiyemo amafaranga bari baragujije bagenzi babo. No muri urwo rugendo nanjye cyangwa se muri icyo cyiciro nanjye ndimo. Ubwo rero dutangira kuba interested muri ibintu bya cryptocurrency, dutangira kumenya izindi projet. Habagaho ibintu by'ama airdrop, hakabaho abantu bazanaga coin baronchinga ama launchpad, ama coin bakaza bayaronshinga, tugakora ama task tukayabona. None ntangira kujya kwinjira mu mutima wa cryptocurrency. Cryptocurrency wenda ku bantu batabizi, ni amafaranga y'ikoranabuhanga. Irizwi cyane cyangwa se abantu benshi bazi icyo bita Bitcoin. Hari n'izindi za Solana, za Ethereum. Wenda nimba utazi cryptocurrency, wenda ware muri video zabanje ukamenya icyo bita cryptocurrency cyari cyo. Ndakeka mbifiteho kuri video za kera zo muri 2020, ndakeka mbifite rwose.
ubwo rero ntangira kwinjira mu bintu bya cryptocurrency, nabwo twahombeyemo. Hari isoko yaje bitaga Coinsbit, wenda abantu bemvestinze cyangwa se bashoye muri coin bitaga Coinsbit, bajye muri comment banyandikire rwose, ni abantu ndabasuje cyane, ni abantu twahombanye nabo. Iyo urumva byari muri 2020, icyo gihe ntago hari cryptocurrency nyinshi ziriho. Nk'ubu ngubu hari cryptocurrency zirenga hafi miliyoni zingahe. Nk'ubu ngubu wenda ugiye ku rubuga rwa www.coinmarketcap.com wahasanga hari coin nyinshi, umubare mwinshi w'amacoin. Ku munsi hari amacoin avuka, kuko cryptocurrency ni amafaranga y'abantu. Nawe ubwawe wowe tuvugana ushobora kugenda ukabona default ukayicreatinga ugakora ifaranga ryawe, ariko se ryagira demand cyangwa se ryagira abantu barikenera gute? Icyo kintu nicyo kiba ari ikibazo. Noneho icyo gihe iyo coin nayo iraza barayamamaza cyane, nta kintu ikoreshwamo, ari hype gusa, icyo bita hypinga, kuyamamaza gusa bayamamaza kandi kumbi nta kintu kiyubatse. Icyo gihe iyo Coinsbit yaraduhombeje cyane. Urumva noneho twari tumaze gutangira kumenya ibyo ari byo, tumaze kumenya Bitcoin, tumaze kumenya za Ethereum zari ku mafaranga make cyane. Icyo gihe Bitcoin ku 8,000, ku 9,000, ku 10,000, ariho hano iri muri izo range. Za Ethereum zari ku $200, 150 n'ijana. Niho hano price yayo yari iri. Hari n'izindi coin zari ziri hasi cyane, umva ko zari ziri kuri discount. Iyo bavuze discount nuko zari zigurika nyine ziri ku giciro cyo hasi. Noneho icyo gihe nabwo iyo Coinsbit iratu disappointinga. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bakoramo amafaranga. Urumva adoption ya cryptocurrency yatangiye kwiyongera cyane, abantu batangiye kubimenya ibyo ari byo, batangiye kushyuha. Urumva na covid yaraje, abantu haba lockdown, abantu baguma mu rugo, bahita bavuga ati se twabaho dute? Noneho uko kujya ku kazi bitagikunze, twabaho dute? Batangiye gukora ama research, bagenda bamenyera, batangiye kumenya trading. N'abantu benshi urugendo rwabo rwatangiye muri 2020, nibwo batangiye kumenya bino bintu, bavuga ati se bino bintu bikora bite? Se nabaho gute? Nakora mu rugo gute? Nkabaho, nkatunga famille cyangwa se nkabaho mu ubuzima nshaka kugeraho. Icyo gihe ndakeka ko habaye icyo bita bull run. Bull run ni igihe cryptocurrency zizamuka cyane, zikazamuka biri crazy. Handi coin yikuba inshuro 10, inshuro 20. Byarabaye cyane kuko icyo gihe Bitcoin nababwiye ko ari ku 3,800, 9 yageze ku 20,000. Igeze ku 20,000 ihita all time high ya 2017 aho yari yageze. Nabwo si yagumye aho ngaho ku 20,000, yageze ku 35,000. Urumva yikubye hafi inshuro zigera mu 9. Urumva kugira ngo Bitcoin yikuba inshuro 9 ni return nini cyane, kandi mu gihe cy'umwaka ku 2020 na 2021. Icyo gihe twebwe rero twari turi mu marira menshi. Ngiye na community imwe wenda y'abantu twari turi kumwe, twari turi mu marira menshi, twari turi muri ya coin ya scam ya Coinsbit. Icyo gihe nabwo ndakeka wenda nka story yanjye wenda yari ibabaje. Hari coin bita Dogecoin. Iyo coin wenda abantu ba Elon Musk n'umukire wa mbere ku isi yarayihypinze. Icyo gihe ari kuri 0.002. Ndaza kubenda kubibereka. Iyo coin irazamuka igera kuri 0.8. Yazamutse inshuro hafi ubwikuwe 86. Ubwo umuntu wari ufitemo ifaranga w'investment $1 rimwe muri icyo gihe hafi kitagera no mu minsi wenda 300, 400, yabonyemo hafi $86. Urumva ko yikubiye inshuro nyinshi cyane. Ubwo urumva umuntu afitemo $100 ayo yabonye nyine. Umuntu afite $1,000 urumva ayo wabonye. Ahubwo yikubye inshuro 360, niko yikubye. Urumva ko izo nshuro ari inshuro nyinshi cyane. Ubwo rero iyo story yanjye twari turi muri stack muri za coin, twagiye tugura za scam za Coinsbit. Hari n'izindi coin baronchingaga. Iyo ugiye mu kintu ugenda ukinjiramo cyane tukazigura. Izo coin za scam zo ntago zizamuka, ziba zaje ku draininga nyine pocket z'abantu bafite beinvestinzemo. Kuko ni mwebwe liquidity nyine, mwe mafaranga nyine baba bafite. Ntago company cyangwa se ntago aba developer bayo baba biteguye kuzamura iyo coin. Ubwo rero ibyo birarangira. Bigeze aho muri 2022 ndavuga ati se bino bintu ko ndeba bifite cyangwa se bikina n'amarangamutima y'umuntu. Kuko urumva nari nzi Bitcoin ku 8,000, kuko hari igihe yageze no ku 3,000.
umuntu hana ya affording agura bitcoin imwe cyangwa bitcoin ebyiri yaza affording from his own pocket, ariko ntituzigure tugasanga tugiye muri za coin zindi tubona ngo ziri kuri 0.0 something kugira ngo twunguke. Ari nabyo kintu abatrader benshi bakora ba holding a cryptocurrency, usanga agiye akabona coin iri kuri 0.0000 akayigura akavuga ati no coin ngo nigera kuri rimwe ngo nigera kuri nyine ngo izaba yikubye cyane, ukavuga ati se iyo coin izaba yikubye gute kandi tuzi ko kugira ngo ifaranga rizamuke cyangwa se rimanuke rigomba ko hari abantu barigura cyangwa se abantu barigurisha. Urumva muri cryptocurrency tugira ikintu bita coin market cap nako market cap. Iyo market cap ni ingano y'amafaranga nyine projet ihagaze, evaluation ya projet. Nimba wenda nk'ubu bitcoin ubu ngubu tuvugana ifite nka 1.7 trillion niko ihagaze. Ubwo urumva rero ugasanga iyo coin wenda ku kameme coin cyangwa se kwa altcoin kageze wenda kuri iyo price ya rimwe bitewe na supply gafite n'ingano bakoze zayo, kaba gafite nka trillion nk'ijana, ugasanga byonyine izo trillion nta na asset ku isi cyangwa se nta na company ku isi ifite iyo value. Ibyo bintu nyine biba biri inevitable, biba biri ideal, nyine ntago biba byashoboka ibyo bintu ibyo ntago biba byashoboka kuko ntago wenda nk'urugero nk'ubu asset ihenze ku isi ni gold ifite hafi trillion 30 na zingahe ni ihenze. Ubu cryptocurrency overall market yayo ifite trillion 2.7, ubu ngubu yaramanutse. Urumva byonyine urumva iyo asset imwe yabizamutse iyo price yagera ni bande bayigura, amafaranga yaba yagiyemo cyangwa liquidity yaba yavuye he. Ibyo bintu nyine ni ibintu bitabaho. Wenda nabibonye wenda nko ku bantu bavugaga ibintu bya Pi network, hano ntago habura umuntu uba cyangwa se nta muntu mu bantu barimo randeba nta muntu uzagira nta muntu utaramenye ibintu bya Pi. Kamivuga ko nguko Pi bavuga ko izajya ku gaciro k'ibihumbi 314 by'idolari. Ukibaza Pi bakoze billion 100, ukibaza billion 100 ukubye n'iyo price ugasanga iyo market cap ntagibaho. All right, are you looking for a reliable forex broker to trade the financial market with easy? I got you guys. Let me introduce you to WellTrade. WellTrade is online forex broker which allow traders to access global financial market from all over the world. With WellTrade, you can trade the forex market, you can trade synthetic indices, gold and other commodities, and you can trade cryptocurrency. Traders choose WellTrade because it offers competitive speed, big leverage, fast trade execution, and easy deposit and withdrawal. Whether you're a scalper or a swing trader or position trader, WellTrade fit your trading style. WellTrade also provides trading education, market analysis, customer support, and helping traders to improve their skills and their confidence in the market. If you are serious and you want a broker which will support your trading journey, WellTrade is worth checking out. Please click in the link in the description box of this video and let's go back to our podcast. Nyine barabivuga mbere wenda nigeze no kubivugaho cyane abantu bakantera amabuye bakaba bati ibyo bintu ntago bishoboka. Ubwo urumva Pi network yaje nyine iri ku gaciro k'amadolari 2 irazamuka ijya ku madolari 3. Ubwo rero abantu benshi baravuga ati igiye kujya ku 314 nkuko nabivugaga mbere, ugasanga nyine abantu nyine bari muri iyo dilemma bavuga ko iyo coin cyangwa se iyo faranga y'ikoranabuhanga ngo rigiye kujya ku gaciro nk'ako ngako ujyanyije n'izo bakoze billion 100. Ziri muri circulation ntago nimuka neza imibare ariko zirenga billion 100, billion 50. Byonyine ufashe ako gaciro bavugaga ugakubana billion 50 zingano bakoze cyangwa se abantu bafite na company ifite, ubwo urumva uwo mubare byagirenga trillion zirenga overall ya cryptocurrency. Ugasanga nyine ibyo bintu ntago ni ibintu bitabaho. Niyo mpamvu rero kugira ubumenyi cyangwa se gukora research ku kintu ukavuga ati kino kintu bino bintu barimo promisinga, kuko iyo muri marketing cyangwa se barimo baramamaza project ntago babivuga nabi, bavuga nyine ibintu bimize ukuntu nyine by'ibikabyo byinshi. Ubwo rero abantu nyine babaye disappointed na price, hari n'abakizifite harimo abanyegeraga bakambwira ati se we point of view yawe POV yawe ufite kuri ino Pi network tugurishe cyangwa se tuzibike. Nkababwira ati ngiye rero iki giciro ndabona ari igiciro kinini cyane ugereranyije na coin cyangwa cryptocurrency cyari cyo,
ko cryptocurrency ikintu ikemura mu buzima busanzwe, iki giciro ni icyanya cyahubwo ni kinini. Abenshi baranyumviye wenda baragurishije, ubu ngubu wenda yari iri ku madolari 200, ubu ngubu igeze kuri 0.15 17. Urumva ko icyo giciro iriho yamanutse inshuro hafi 10 cyangwa se hafi 80 ku ijana y'igiciro ririho. Wenda bumvishe izo nama wenda barazigurishije bakuramo amafaranga, kuko nta nubwo ari na make bitewe n'amafaranga waboneye umining ukanda kuri telefone gusa ukinjiza amafaranga. Ntago icyo kintu kiba kigoye cyane, nyine icyo kintu nta gihombo kirimo mbese, kuko ubu ngubu bakongera bakagura kuko ziri hasi. Niba bashaka kubika iyo asset, nkuko tusanzwe tubizi ko cryptocurrency ushaka kuyiholding imyaka n'imyaka, iba ari asset yawe ubitse, ahubwo vari ariyo igenda iri dynamic, igenda ihindagurika cyane, ifite volatility nini. Ubwo rero urwo rugendo nuko nguko muri cryptocurrency, nkazangura amacoin menshi, rimwe akatudisappointinga akamanuka cyane, ntangira gucika intege ndavuga ati ese bino bintu ubundi birakora, ese bino bintu ntago ari scam. Nkabona Bitcoin irazamuka, nkabona n'andi mafaranga arazamuka, ariko za mindset twagize mbere zo kumva ko ibintu bihendutse, ibintu bya make ari byo bintu byiza, nyine ari byo bintu bizatanga amafaranga menshi, ikagenda isa nk'idukurikirana cyane. Muri 2022 coin ziramanuka, habaho urumva coin zatanze amafaranga menshi. Bitcoin yageze ku 67 na 75 niho yari yageze, iramanuka habaho amakuru menshi atandukanye atari meza kuri cryptocurrency in general. Cryptocurrency ziragenda ziramanuka, habaho hack ya FTX, wenda abantu bafetinzwe niyo hack, nanjye ndimo. Habaho ibintu byinshi cyane. Bitcoin irongera amanuka imagera ku 15,000 mu kwa 10 ku itariki ku itariki 12 z'ukwa 11 2022 nibwo Bitcoin yongeye igira hasi. Abantu benshi wenda baraguze za Solana zageze ku madolari 8, coin nyinshi zageze hasi kubera iyo crash cyangwa se ayo makuru ya FTX, kuko FTX ari exchange ikomeye cyane, yari ikomeye nka za Binance. Nk'ubu umuntu wese cyangwa se ushaka kubuza Binance, abantu bose bari bazi Binance. Ubwo rero icyo gihe bari bazi FTX, icyo gihe iyo exchange yari ikomeye cyane muri Amerika yara crashinze cryptocurrency, nyine bitabigaragara ko itari safe. Abantu benshi bahombyemo billions ya mu 8 z'idolari. Ubwo rero iyo Bitcoin yageze ku 15,000 16, abantu benshi bagize ubwoba banabivamo banabireka. Ariko Bitcoin murabizi ko atari scam. Bitcoin ni amafaranga ya nyayo, ni amafaranga afite ibintu akemura byinshi cyane. Murabizi cryptocurrency ari ibintu ikemura, ano mafaranga asanzwe dukoresha nyine bigora gukora, nko koherezanya. Ushaka gufata cryptocurrency ukayohereza mu Bushinwa, ukayohereza muri Amerika mu masegonda ikamugezeho. Ikindi, ingano yose ya cryptocurrency wakohereza yagenda, yaba idolari rimwe cyangwa amadolari 1,000 cyangwa miliyoni 10 zose wazohereza, kandi fees iba ari imwe. Mu gihe kohereza ushaka kohereza wenda ibihumbi 100 by'idolari byohereza umuntu muri Amerika ukoresha amabanki, ugasanga iyo transfer ishobora gutwara icyumweru, kandi nabwo izagira fees nyinshi. Ariko muri cryptocurrency ni amasegonda. Ubwo rero urugendo rwanjye muri cryptocurrency till now rusa nkaho rwabaye rubi, kuko nagendaga mpura na challenge nyinshi cyane. Ugasanga uguze coin, ugasanga habayeho nk'izo crash za FTX, hari n'izindi crash zagiye ziba ziri mino. Ugasanga urugendo rwinshi rwanjye rwaranzwe n'ibihombo, kuko nari umuntu ujya nyine uba avance ya technology, kandi kuba imbere muri technology uhura n'ibizazane byinshi. Hari ikintu cyazaga, hakazaho trend runaka, nkahita mba wa mbere kuyijyamo, iyo trend ikadutwika tugahomberamo amafaranga menshi. Hakaza n'indi ikadutwika, ubundi ukaba disappointed, opportunity imwe yaza ukanayanga kubera ko bya bihombo cyangwa se za past wagiye uhura nazo ukazirika, abandi bantu bakayigarabinga opportunity, ugasanga bakuremo amafaranga menshi cyane, we wanze watinye. Nk'urugero, hari nka opportunity yaje ya Shiba Inu na za SafeMoon. Narabimenye opportunity kuko ura coin zari ziri hasi cyane. Shiba Inu niyo coin ya creatinze abamiliyoneri benshi mu madolari, kandi bashoye amafaranga make cyane, bashoye DIM, bashoye amadolari 10 20 30. Iyo opportunity narayimenye, ako bitewe na bya bihombo twagiye duhura mo nabyo,
bya Coinsbit n'ibindi bihombo twagiye duhura nabyo, ariko nyimenye ndavuga ati kino kintu gishobora kuba scam. Ese ino tekinoloji nyinjire nibwo hari haje ibintu by'ama meme coin. Abantu benshi iyo opportunity bayifashe, barayifata bakuramo amafaranga menshi cyane, ibihumbi 100, ibihumbi 200 by'idolari. Ariko iyo opportunity impamvu ntayigrabinze nuko nayo mfite past experience yagiye imbaho cyane nini ibabaje. Ubwo ndayireka nyine ndavuga ati kangiza nikoreye ibintu biri ku murongo. Baravuga ngo hari umugani uvuga ngo nzajya duke ndyame kare. Niwo nakurikizaga cyane, bateka nzanye nikoreye utuntu dutuje ariko menye ko amafaranga arayanyayo kandi amafaranga yanyafite. Ubwo rugendo crypto ndayikora, nari nzi na forex ko ntayikora cyane nyine kwa ngo ubifite amakuru uzi technical analysis, kuko technical analysis muri financial market zose ni zimwe. Technical analysis ya cryptocurrency, technical analysis ya stock, technical analysis ya synthetic indices, technical analysis zose zo muri financial market ni zimwe, ahubwo fundamental niyo isa nkaho iba igoranye. Ariko mu buryo buri tekinike byose bari bimwe, biba bifite past data, present data, ukabona uburyo wa predict cyangwa se wabona ntuza data ziri futile cyangwa se ziri muri future. Ubwo ukaba uribwo wakuriza analyse, niho hano ama analyse azira. Ubwo rero ntago nari mfite ikibazo cyo kujya mu gushiftinga muri forex trading. Noneho njya kuri internet, buriya ikintu gikora bitewe no momento cyangwa se n'umuntu wakugenda ugufata ukuboko ibintu yakundaga. Nge nyine nk'abamento banje ba mbere bakundaga cryptocurrency. Ubwo nibyo bintu bagendaga bankiramo banyinjijamo. Ubwo njya kuri internet ndavuga ati ese cryptocurrency na forex trading kiri beta ni iki? Ubwo nimaze gukunda ino kariyeri cyane. Ubwo numva nubwo nahuragamo n'ibihombo nabonagamo n'inyungu, kuko wenda nk'abambonaga nabagaho ubuzima busanzwe nyine bwiza, nta kibazo mfite, ntasaba umunyu, bya bindi mu Kinyarwanda bita ngo ntago usaba umunyu. Ntangira kubikunda, ntangira gusa nkaho kariyeri nsa nkaho ntayikunda cyane, ntangira kubona ko bino bintu bishaka kuvamo akazi cyangwa se bishaka kuvamo umugati mu Kinyarwanda. Ndavuga ati se bino bintu why not ntabikomeza. Nkora research ndavuga ati ari forex trading na crypto trading ikintu wakubakamo kariya ni iki? Ikintu cyaba long term. Crypto trading cyangwa se cryptocurrency in general ibamo amahirwe menshi, ushaka kuretinga ukaba umumiliyoneri mu buryo bworoshye, mu buryo bwa chance. Nk'urugero umuntu ashaka kubwira ati ino coin ni nziza, ino coin nda yaje ni umukire wayizanye Elon Musk cyangwa se n'abandi, cyangwa se tugeze mu gihe cyiza muri season nziza kuko zigira ama season, ukahita uyigura from nowhere nta skills ufite ntaki, nyuma y'iminsi 5 cyangwa se nyuma y'ukwezi kabikubye inshuro 10. Ubwo niba washyizemo miliyoni 10 ugahita yikubye inshuro 10 ngo bigeze miliyoni 100, ubutangiye kuyirenga average people. Ubwo rero urumva ko cryptocurrency isa nkaho amahirwe aza mbere. Ndavuga ati se ko ngenda umuntu udahura n'amahirwe cyane, ikintu umuntu ajyamo kikaba akazi, cyakaba ikintu ukora kikamera nk'umwimerere, akaba ari cyo kintu ufata ukagishingamo ukavuga ati kino kintu nicyo ngiye gukora kibe kariyeri, kibe passion. Ni iki? Nsanga ari forex trading. Forex trading ku bantu batayizi ni ubucuruzi bw'amafaranga ano asanzwe, amafaranga y'ibihugu, yaba ari amanyarwanda, yaba ari amadolari, yaba ari naira, yaba ari andi mafaranga, yaba ari amapaundi, yaba ari amahinde, yaba ari amarupi. Ubwo bucuruzi bw'amafaranga y'ibihugu nibwo bugiye gukora. Bamwe muri twe dukora exchange amafaranga, tukaba dufite amanyarwanda tugashaka amadolari, tukabikora as service. Wenda ari nka service tugiye kwishyura online se, cyangwa se tugiye kuyohereza abantu abavandimwe bacu bo hanze, cyangwa se nabo bayatwohereza tugiye kuya convertinga, bikabikora nka service. Ariko hari abandi babikoramo nk'ubucuruzi. Ubwo bucuruzi rero bwa online nibwo bita forex trading. Nta n'amafaranga asanzwe y'ibihugu bisanzwe, kuko na rate no kuntu n'ibiciro biba biriho ni bisanzwe. Uza ukabitradingira mu mashini cyangwa ukabacuruza mu mashini yawe, imashini yawe ikaba ari nka office yawe, ukaba wacururizamo. Ndabati bino bintu ni ibintu bisaba skills nyinshi zikomeye cyane zitangaje, ariko ni ibintu byigwa bigakunda kandi ni ibintu byagabura. Ndabati rero bino bintu reka mbikomeze. Ubwo ni muri 2022 nari nyiziho gato, nari nyizi kuko nari mfite inshuti nyinshi zakoraga forex trading. Ikindi nabafashaga no kubona uburyo babona cryptocurrency n'uburyo bazigurisha, nari mbizi.
ariko nkavuga ati okay nibabikore nanjye nikorere cryptocurrency, nabonaga ko hari ukuntu zingaburira. Ariko mbonye izo period, kuko habaho period nyinshi cyane cryptocurrency zikaza zizamuka zikaza zimanuka, nkabona ko isa nkaho yagucreatingamo ubunebwe, ukaba wamara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri nta kintu ukora. Ndavuga ati rero reka nze muri forex trading. Mbonye ko ari nayo nini cyane, kuko forex trading byonyine ku munsi umwe igira trillions ziya muri 6 kugera mu 8 bega exchanging, bakora trading volume yayo. Mu gihe muri cryptocurrency nabwo ko market cap overall yawo yose igira trillion 2. Ubu ngubu ndebyeho nsanga ni trillion 2 n'ibice bitatu overall. Ndavuga ati se byonyine cryptocurrency ko ndeba overall itangana na trading 24 hours trading volume ya forex. Ubwo urumva forex niyo safe, nirimo amafaranga menshi, nirimo liquidity. Ubwo urumva cryptocurrency iba easy to manipulate. Urumva trillion 2 umukira ashaka kuvuga ibintu cyangwa se abayobozi akavuga ibintu, mwarabibonye cyangwa abakunzi ba cryptocurrency murabizi. Iyo Trump avuze ngo kino kintu kigiye kuba, rates zigiye kuba, mubona ko cryptocurrency zihagorerwa. Murabizi nk'ubu ngubu kuva yajyaho cryptocurrency zimwe ziramanuka cyane kubera rate yagiye yempoza ibihugu bimwe na bimwe bitandukanye. Yakazempoza Ubushinwa, amafaranga akahita amanuka, cryptocurrency zikamanuka. Akazempoza muri Amerika, nako kazempoza mu Bufaransa, akazempoza mu bindi muri Canada. Ariko ugasanga nyine ibyo bintu bise byafekta cryptocurrency. Ariko muri forex trading ntago Trump wenda yavuga ikintu ngo amafaranga ngo ritari crashing, gavuga ikintu ngo yero crashing, avuga ikintu ngo Japanese yen ngo ri crashing. Oya, ahubwo bo bisaba izindi imbaraga nyinshi zitandukanye kugira ngo ifaranga ri crashing cyangwa se n'igihugu kikabijyamo uruhare. Niyo mpamvu rero umuntu ushaka ko urugendo rwe cyangwa se ashaka kurwubaka for long run yahitamo forex trading. Forex trading ni career wakubaka mu gihe kirekire. Murabizi ko forex trading yatangiye mu 1700. Ubu ngubu hafi maze ibinyejana hafi 4. Ubwo urumva ko icyo kintu kimaze gifite imizi. Ariko mu gihe cryptocurrency yatangiye 2009, urumva ko imwe maze decade 2, indi maze ibinyejana bingaye 3-4. Urumva ko icyo kintu kimwe ni umukecuru nyine gifite experience nini cyane. Ubwo nibyo bivuze ngo cryptocurrency ntago ari ikintu wahitamo nk'umwuga. Wagikora kuko trading abantu barikora cryptocurrency, mu future trading na spot trading ukaba wayikora. Ariko forex ni ikintu wakora ukavuga ati kino kintu ni skills ndimo ndubaka ku rutare, n'ubumenyi wakubaka ku rutare. Mu gihe cryptocurrency anytime ushaka kumva ngo yanagiye, kuko ntago iri regulated ahantu hose. Sibye nk'ubu ngubu wenda mu bihugu bimwe na bimwe bitangiye kuregulatinga, bitangiye kurikogeniza nkaho ari amafaranga, ariko ibindi bihugu bifata nka scam. Wenda no mu Rwanda ntago tubizi neza, ariko ntago bareberura bavuga ngo iki kintu barabyemera cyangwa barabihakana, barimo hagati. Ariko forex trading yo iri regulated na National Bank of Rwanda. Yes. Ubwo rero forex nansanga ko ari ikintu wakubaka. Mba ntangira urugendo rwanjye rwa forex. Honest view yanjye, forex niyo namaze igihe gito, ni nayo nakoreyemo amafaranga menshi. Usanze wenda muri cryptocurrency wenda nimba tuvenda nk'urugero nimba arahombyemo wenda $1,000 muri iyo myaka yose, ariko forex ushaka gusanga amafaranga narayakoreye cyangwa se ntari nayakorera, ariko amafaranga nahombye muri cryptocurrency ni menshi cyane. Bo hari nayo nabonyemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko amafaranga overall nakoze mu buryo bwa holding, bwa investing. Cryptocurrency nagiye ngura wenda niba 10,000, 20,000, 30, 40 cyangwa 50, kuko yenda kujyamo cyangwa aranarenga. Urumva ayo mafaranga ni menshi kurusha ayo nakuyemo, ni menshi cyane. Ariko muri forex trading ibyo bihombo cyangwa se izo memory, past memories mbi nagiye ngira, experience mbi nagiye ngira muri cryptocurrency, nagiye nzihuzwa na forex trading, ko nayifashe serious. Ntanya kuvuga ati bino bintu koko ni ibintu byanyabyo ntangira gukora. Forex trading nayitangiye nko muri 2022, 2023, ntangira kuba seriye cyane, ntangira kwiga technical analysis. Urumva ko nari nyizi, nabivuze ko zisa. Ntangira kumenya ibyo ari byo, ntangira kubikunda. Noneho ni nacyo kintu wenda cyatangiye mvuga ati se bino bintu wenda ko mbona ari ibintu byiza byagira akamara abantu, waba consistent nkazambabwira mbigisha.
ndabikunda cyane. Ikintu cyo nakubwira cyangwa se ikintu wakwigira muri uru rugendo rwanjye ni ikintu cyo kudacika intege. Ino industry yaba cryptocurrency cyangwa forex trading ni industry ibamo challenge nyinshi. Icya mbere ni nshyashya, ni nshyashya muri twebwe, ni nshyashya ku banyarwanda. Abanyarwanda benshi ntago bazi trading cyangwa se n'abayizi bagira ubwoba bwo kuyibwira abandi, cyangwa se kubera ko nta improvement, nta bintu bifatika bigaragara bimotiva abantu, bikurura abantu. Buriya abantu bakunda ibintu bibakurura, bakabona abantu barimo barareflexinga mu buzima buri relax, ukaba ari byo byaba attracta nyine abantu bagatinya kubivuga cyangwa zitanya kubibwira abantu. Ariko njyewe wenda nashize, hari n'abandi wenda basa nkaho babyigisha cyangwa babivuga, ariko bino bintu ni ikintu cya gucreatingira ubuzima bwawe, gishaka kubifata kikawuvana ku rwego rumwe kikageza ku wundi. Wabifata bitari seriye cyangwa ufata nabi bikakwangiriza ubuzima, kuko trading yangiriza ubuzima bwa benshi. Nimba video iheruka navuze impamvu abatrader benshi baferinga. Abatrader impamvu baferinga, babona ubuzima kuri social media, bakabona abatrader abandi bagenzi babo bashaka kwigana, baba mu buzima buri relax, baba mu buzima buryoshye, batazi amarira barize, batazi amajoro baraye biga bashyizeho umuhate. Trading ni ikintu wanza kwiga, ni ikintu wanza kwiga ukagikamirika, ukakimenya, ukabanza ugakora practice. Hari practice, hari demo account ni konti practice baguha ukigiraho. Ntago bawasha amafaranga yawe, baguha amafaranga ari ataraya nyayo, ugahitamo ukagenda ugakora nk'ibindi bintu bisanzwe. Ikintu cyo gitandukaneho ni emotion, amarangamutima. Urumva hamwe washoye hano utashoye, ntago uba umeze kimwe. Iyo wahoye igihombo muri demo, ntago muri biba bimeze nk'uko wahombye muri riyo. Ukagerageza iyo demo ukabimara amezi angahe, 5, 6. Ubundi bavuga ko kugira ngo ubashe kumenya trading, ube watangira trading, uba wize amasaha 10,000. Ubwo urumva amasaha 10,000 usanze n'imyaka 3, urumva n'ubundi ne ya myaka twiga kariyeri runaka, wenda nimba ari ubuganga cyangwa se ubwenjeneri cyangwa n'ibindi bintu byose. Iyo myaka niyo n'ubundi niyo usabwa kugira ngo ube umetirije, ufite degree mu buganga, kandi nabwo usaba experience yindi. Murabizi ko iyo tugiye kwaka akazi badusaba experience. Ubwo nabyo muri trading bisaba kugira ngo ugire igihe kinini cyo kwiga, wiga ibintu, kuko ubu ugiye kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Iyo uri umutrader uba ukora akazi kenshi kandi ari wowe wenyine ugakora. Icyambere uba uri risk manager, kuko habamo risk, ukaba uri decision taking, kuko ufata decision y'ikintu ugiye gukora, either nimba ugiye gufata trade, nimba ugiye kuyivamo. Urumva ko nta kandi kazi. Ukagira na emotion control. Ibyo byose ari abantu babishinzwe babikora mu kandi kazi gasanzwe, nimba ari muri company. Ukagira na discipline, ukagira na capital, ukagira na amafaranga ari buve, ibintu nk'ibyo byose nyine. Urumva ibyo bintu ubu bikora ari we wenyine. Niyo mpamvu n'abatrader usanga umwe hari ikintu afitemo experience, ugasanga umwe afite experience ya risk management. Kuri risk rwose uno muntu ari ni côté fort ye, ugasanga undi kuri discipline ni côté faible rwose. Kuri discipline ye rwose wapi, ugasanga undi aratinya. Izo skills rero zose kugira ngo ube successful cyangwa ube profitable trader, nuko zose uba ziguhuriyemo. Niyo mpamvu trading isa nkaho igoye cyane. Kugira ngo uyimastering bisa nkaho bigoye, ariko bishoboka, kuko sinavuga ko ndi profitable trader kubera ko nta bintu byinshi, nta nzozi ndimo ndabaseringa for now. Ariko bitewe naho natangiriye naho ngeze, urugendo rwanjye ndimo ndabona icyerekezo cyarwo. Ndimo ndabona ko bishoboka, ari ibintu bishoboka, ari ibintu nimbyitaho nkabyitaho neza cyane, ari ibintu bizakunda bikaba byiza bikabominga, ku buryo nzagira inzozi zambaseringa. Nubwo ntabishaka nyine, ntago ariyo purpose mfite yo kuzanza mbabwira ati naguze iki ngiki ibiki byose mba flexingiraho. Nshaka kubikora as motivation, nkababwira ati wenda no munsi nakoze iki kintu cyangwa se na achieve iki kintu. Izi nzozi nari mfite inzozi zinizi nazigezeho, kuko wenda nizo nifuzaga mbere nagezeho, ntago nababeshya. Hari ibintu wifuzaga uri umwana wumvaga ushaka kugeraho, hari ibyo na achievinze of course, ariko icyo nawe wenda nikorane byaba arimo nka motivation kugira ngo wenda nuri muri urugendo urimo strugglinga abashe kugira ku rwego rwiza. Nicyo kintu nabikorera, ariko
ntabwo nabikora as flexing nshaka kubirata oya, ibyo ntabwo ari nabyo. Nuzabirataho birataho, ibintu nibishakwa, ibintu birashira, ntazagira umuntu kwirataho kuko ibintu birashakwa, ibintu kandi birashira. Ubwo wenda kino kiganiro kitabaye kirekire cyane, isomo wakura muri uru rugendo ni ukutaba hubagurika, gukora ugakora research mu kintu ubonye gishyashya. Urumva industry nshyashya nko nabivugaga mu Rwanda, ntago dufite experience nyinshi cyane, ntago hari amashuri ari certified abyigisha, ni ibintu bishyashya. Ukabyiga, ukabaza abantu, ushaka gushaka umuntu ugufasha mu rugendo, kuko uriya muntu aba akenewe cyane. Ni umuntu ibinogo abigusimbutsa, ibinogo biba biri mu nzira, ari ibyo gusimbutsa n'ibyo nabyo ujyamo. Ibaze kujya mu ishyamba utazi ririmo ibiti byinshi, ufunze amaso, ugenda ukubita umutwe ku buri giti cyose uhuye nacyo. Ariko iyo wenda ufite momento cyangwa se umuntu kwerekera, wenda ufunze ijisho rimwe, ushaka kugonga ibiti nka 3 cyangwa 4 kugira ngo uve mu ishyamba. Nicyo kintu momento agufasha. Momento ntabwo kugira profitable trader, ntabwo akugira umuntu w'agatangaza ngo uhite uba umuntu wa danger nkuko tuba tubyifuza, ahubwo hari inzira zimwe, hari ibinogo bimwe na bimwe agenda gusimbutsa. Ugomba gushaka uwo muntu akagufasha. Ariko ubu byaranoroshye, ushaka kwitraininga kuri YouTube, ushaka kwitraininga ku bandi bantu ubona online, bikakunda rwose, akagufasha ukiga. Nyine haba hari ama video menshi cyane. Umuntu uzakubeshya ngo kuri internet ntabwo wakura ubumenyi buri full, aba akubeshye cyane, kuko ibintu byose birahaba, ahubwo kubibona nibyo biba bigoye. Ugashaka ubumenyi, ikindi ukazajya umenya ibyo ukora, ukabanza no kubitestinga. Nimba ubonye n'ubwo bumenyi ukavuga ati se kamanze bino bintu nkore test, ukore test uvuga ati se nimba wenda nk'urugero mfite aya mafaranga cyangwa se iki, kamanze kirema aya ngaya ndebe. Ikindi muri bino bintu uriskinga amafaranga wakaffordinga cruising. Nimba amafaranga utayaffordinga, nimba wenda ari amadolari 100 cyangwa se 100 by'amanyarwanda, nimba utaffordinga kubiruzinga ngo bishire, ntago ari byiza kuba wayashyiramo yose. Ni nacyo kintu cyagenaga kitubaho, ugasanga wenda ufite akamiliyoni kamwe uhise ugashora muri icyo gihe muri za 2019 se za 2018, ugasanga ako kamiliyoni kamwe uhise ugashora kahise gashya. Ugasanga umaze umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 ustruggling ushaka kugira ngo wongere ukagire twa dufaranga uhombye. Ibyo bintu rero nibyo bintu bisa nkaho biba barrier zawe, birakubayaringa kuko bituma usubira inyuma, yaba muri psychology yawe urangirika. Buri ibihombo birica cyane, kuko usanga bikwangije mu mutwe, ukumva ko ukiheba, ukagira depression, ndetse ukabafata na decision zindi zitari zanyazo, ukabafata amadeni, ukabafata amarambere, ukabafata nyine ukabakora ibintu bitari byanyabyo, ukabajya mu murongo utari uwa nyawo. Niyo mpamvu rero iyo wariskinze amafaranga wakaffordinga cruisinga, ibyo bintu mindset yawe cyangwa se mu mutwe wawe hari ikintu umenya, hari ikintu witaho, cyangwa se hari ikintu bigufasha. Ibyo bintu byose iyo bikurikije, ugashaka umumento muzima, ugashaka ubumenyi, ukariskinga amafaranga wakaffordinga cruisinga. Ikindi ibyo bintu bikoze ukagira na consistency, ugahozaho, ntucike intege. Trading irakunda trading irakunda cyane. Wenda reka nagize no video, n'urugendo rwanjye nagize rusa nkaho rutoroshye kandi rugikomeza. Wenda tuzagenda tugira ku mwande ma episode tubiganiraho, cyangwa se tuganira mu zindi video. N'urugendo rwiza, mbona ko ari rwiza, rwampaye amasomo menshi cyane rwose y'ubuzima. Hari nayo nkiga, kuko ntago baravuga ngo ugraduatinga ku isaro uko uyivuyeho nibwo amasomo y'ubuzima uyarangiza. Ariko so far so good, byari byiza cyane, byari byiza. Nagize amasomo mabi, ngira n'amasomo meza, hari winning nagiye ngira nyinshi cyane, kandi naho ngeze niyo yahangejeje. Ino video rero ku muntu usa nkaho ugiye gutangira urugendo, yamya ko urugendo rugoye, ntabwo navuga ngo urugendo ruri straight, ni urugendo rugoye ndetse cyane, ariko rushoboka. Nimba uri mushyashya muri forex trading cyangwa crypto trading, umenye ko rwose urugendo rutoroshye, ariko uzabishobora. Nushyiramo courage, ugashyiramo kime, ugakora cyane, bizakunda. Sawa rero, kugira ngo video itaba ndende cyane, ndahari, ndi uwanyu, nzahoraho,
ino channel ni yanjye, tuzajya tuvugana, tuzajya dukorana, ntanga amasomo menshi atandukanye. Mukore subscribe, munasharinge buno butumwa cyangwa se ino video igere ku bantu benshi cyane bashaka kumenya uno mwuga cyangwa se hari n'abawurimo. Murakoze cyane nimba ugejeje kuri uno munota cyangwa se kuri ano masegonda tukiri kumwe tukibanye, ndagushimira cyane. Murakoze cyane. Sawa sawa, ciao ciao, see you.